Ni isaha y'ubuzima mu kiganiro ukurikirana ku muyoboro YouTube channel Icuriro TV, aho nkwifuriza amahoro y'Imana, kurama no kuramuka, kubyara ndetse no guheka no guhirwa. Abantu benshi bibaza ibibazo bitandukanye ku nyatsi, mbese inyatsi ibaho cyangwa ntago ibaho. Muri iki kiganiro uraza kumenya ko niba inyatsi ibaho cyangwa se itabaho, umenye aho ituruka, ibiyitera ndetse n'inkomoko yayo muri rusange. Muri iki kiganiro kandi uraza kumenyamo koko niba umuntu azingwa bigashoboka cyangwa se uruzingo cyangwa gufatirwa. Kandi muri iki kiganiro uraza kumenyamo imiti yabasha kuvura ubwo burwayi butandukanye. Muri iki kiganiro kandi uraza kumenya uruhererekane rw'indwara z'amarozi, cyane cyane ko hari abantu benshi barwara indwara z'urunyurane ariko bakaba badabasha kumenya impamvu, inkomoko y'ubwo burwayi, ikibutera ndetse n'ibindi. Ariko muri iki kiganiro uraza kumenyamo ibigendanye n'izo ndwara zose zitandukanye, inkomoko yazo n'ikibitera. Uraza kumenya uko amarozi afata, uko bigenda ndetse n'ibindi byose bitandukanye. Muri iki kiganiro uraza kandi kumenya inkomoko y'ijambo abazimu. Ese abazimu baturuka he, babahe, ese kuki iryo jambo rikunda gukoreshwa ngo abazimu ndetse n'ibindi. Iki ni ikiganiro ushyitswaho n'ivuriro Natural Life Medicine rikorera mu bihugu bitandukanye, kandi n'ivuriro rikuvura indwara zitandukanye hifashishijwe imiti gakondo, hifashishijwe ubuvuzi bushingiye ku butaka, bushingiye ku bimera, bushingiye ku nyamaswa ndetse no ku mazi, ukabasha gukira neza. Abantu rero benshi baribaza inyatsi ibaho cyangwa ntago ibaho. Mu magambo makeya igisubizo naguhereza nuko inyatsi ibaho, nyamara inyatsi ituruka ahantu hamwe cyangwa ahandi. Ngiye kukubwira, inyatsi ushobora kuyirogwa cyangwa se inyatsi ukayandura, ukayiyanduza wowe ubwawe, cyangwa se inyatsi igaturuka mu muryango. Reka ngusobanurire muri ibyo bicuka ari bitatu nkubwiye. Inyatsi iyo iturutse mu muryango ni cya gihe haba harimo abantu bari bakungahaye ari abakungu, ariko mu bihe byabo bya nyuma byo gupfa cyangwa gusaza ugasanga umutungo wabashizeho, bagapfira mu gahinda, mu madeni ndetse n'ibindi bitandukanye. Icyo gihe ba bantu baza batereza inyatsi mu muryango ku bandi bantu bamwe na bamwe. Inyatsi kandi ishobora kuyiyanduza cyangwa ukayiterereza ryari rero. Abantu benshi bakunze kugendera nko mu ngeso z'ubusambanyi hirya no hino, hari igihe bakurura imikoshi cyangwa inyatsi ryari. Mujya mwumva ko mu miziro, mu migenzo n'imiziro, ko nta umugore wapfakaye mbere yuko ashaka undi mugabo abanza akanywa umuti, cyangwa se umugabo wapfakaye mbere yuko ashaka umugore abanza akanywa umuti. Nyamara si yo bitabayeho bigenda gute? Iyo bitabayeho, uwo baryamanye bwa mbere yuko apfakara niwe ubusa nkaho amugangahuye, amuvuye. Rero kiriya gihe abatwaye imikoshi, imyaku, imyangaro ndetse ya mikoshi nikayijyana mu rugo rwe, nikayijyana no ku wundi bahuye. Ibyo rero byose bikurura inyatsi. Rero ushobora no kuryamana n'uherutse gukuramo inda bwa mbere, ndetse ugasanga yarakuyemo nk'umwana mukuru, cya gihe ari ubikoze ubwe. Icyo gihe bitewe n'agahinda uburyo ki byabayeho, ni nawe ushobora guhakura inyatsi ndetse n'imikoshi itandukanye. Kandi bumva bavuga ko iyo umuntu apfuye ndetse yiyahuye, abantu muri uwo muryango banywa umuti, cyangwa se iyo umuntu apfuye mbese akoze impanuka, nabwo hari abantu bamwe mu muryango banywa umuti. Ndetse noneho aho ngaho ku ruhererekane rwa hatatu nirwo nkubwiye, ndetse ko ushobora n'inyatsi guturuka ku bantu bakuroga cyangwa bayiguterereza. Bakaba babikora bakoresheje amafaranga, bakoresheje ikiganza cyawe, bakoresheje ubundi buryo butandukanye, baguterereza inyatsi kugira ngo utabasha kugira icyo ugeraho, utabasha gutunga ndetse no gutunganirwa. Inyatsi kandi nyine ishobora guturuka mu gufatirwa n'iyo myuka ya karande mu muryango. Nakubwira ko rero habaho amarozi y'amoko atatu, aho uburozi bw'ubutamikano. Ibwo burozi ntabwo bwihishira kenshi, nubwo nabwo buri mw'amoko, cyane cyane ko hari ubwo bagwa bakabukuzingiraho, ariko ibyo byose bikaba bishobora gukira. Hakaba uburozi bw'ubutegano, ibitegano ndetse imijaganyuro n'ibindi. Hakabaho ibirozi by'ubuherano, ibitukirano cyangwa ibitongererano, ari byo bibi cyane, kubera ko ubu bwoko bwa gatatu bw'amarozi ushobora no
kumarana n'imyaka 40 utazi ko bufite, ubona ubuzima bwawe bwarabaye ubuzima bwazagarazagara budafite icyerekezo, hepfo no haruguru bwivangavanga umunsi ku munsi uko bukeye nuko bwije, mu mirimo ukora, mu gikundiro no mu rushako, mu bindi byose bitandukanye, ugasanga bihora byivangavanga. Nyamara rero ayo moko y'amarozi yose uko nyakubwiye aravurwa agakira, nta burozi butagira ikirogora, nta mwonga atagira nkuri mwonga, kandi nta buganga utagira ubugangahuzi, kandi noneho ibyo byose bigakira burundu, ugasanga uravuye burundu. Ntandi hantu rero wasanga ubuvuzi bukomeye bushingiye ku bimera busuzuma kandi bugatsirika ku buryo utazongera kubasha gutererezwa cyangwa kurogwa mu buryo bumwe se cyangwa ubundi, uretse mu ivuriro Natural Life Medicine, aho uri buze no kubonaho nimero zacu kuri screen, ukaba waduhamagara ukadugisha inama mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Waba rero urwaye indwara zitandukanye, indwara z'amashitani, ibisazi, waba urarurotaguzwa, uvugavuga, usakuza, iyo miti yose irahari. Tugufitiye imiti ikomeye cyane bikuraho kandi kabivura nko guhumbya. Ikindi ushaka kuba warabuze urushako, warabuze urubyaro, ukunda kwibwa cyane, ukunda gutererezwa amarozi no gutegwa, ndetse ukunda guhumanyirizwa akazi kawe ka buri munsi, ibyo byose rero muri Natural Life Medicine turabikuvura ugakira neza, ugasanga nta kibazo na kimwe ugifite. Nyamara se kandi waba wifuza umuti, wifuza kuvurwa ugakira neza, hamagara kuri nimero ubona kuri screen. Ikindi gisigaye ndakwifuriza kugira ibigega mu rugo rwawe, ntukabura amata ndetse ntukabure nabo kuyanywa. Uduhamagare kuri nimero ubona kuri screen, hanyuma noneho tukugira inama y'ibindi byakurikiraho mu burwayi butandukanye, indwara z'isukari, indwara z'umwijima, indwara z'amarozi atandukanye, igifu, umugongo ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose ubona imiti mu ivuriro Natural Life Medicine. Ndakwifuriza amahoro y'Imana.